abakozi b'Imana umugisha tubanje gutangira tubashimira mwashizeho uyu murongo za isi yose ngo tuganira ijambo ry'Imana tuze tuhasengera tuze tuharirimbira dufashanye muri urugendo rwo kuja mu ikintu mwakoze ni ikintu ndashikirwa ni ikintu ushima n'izatu bikaze birambira abantu tambuse ni ikintu cabaye agomba kureka gushimira buri munsi uhuza isi yose kugira ngo tubashe kubana ikorwa mwakoze amasengesho tuzatuhunga uhereye mu rukerera bagatangira bagasenga bagatwara umwanya muremure basengera umva amiga habera twumva amasengesho zose bikorwa nuko tuzatwishimira tuvuga ngo iki kintu ni ikintu caturutse ku Mana ni ikintu ciza cyane ni ikintu kitari impango itari nk'impango z'abantu bazabaharara zigaharukwa ni ikintu kizakiguma kuba mu buzima bw'abantu rero turashimye kuri iki gitekerezo mwageze abaza basenga abaza baririmba bazajana ibyifuzo by'abandi bazabikorera imitwaro y'abandi turashimye kuri urugamba mwafashe Imana iheze umugisha abaza basenga n'abaza baririmba amen. rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana tudatwaye umwanya Imana nyine kuko twebwe abari hano muri kino gihugu ca Kongo muzi ibibazo twahuye nazo tugiye gushima ariko turavuze ngo Imana ishimwe kuko twese kuri uno munsi tugihagazeho yaje kuba ubushake bw'abantu tuba tukiriho ariko kuko ari ubushake bw'Imana turacariho Imana ishimwe amen. Byenda tuzaka umwanya wo gushima umunsi wa kane byenda nzashima ariko hano reka tuganire ijambo ry'Imana yego tugiye gusoma ahantu hatatu ndasoma hatangira igitabo c'Abefeso 6 no ku 10 bageza ku 14 hanyuma ubundi yadufasha gusoma mama Ana yadufasha cyangwa se ubundi wese witeguye asangwe yarebye mu bami ba mbere igice ca 20 n'umurongo wa 11 arongera asome kandi mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 17 uwo murongo wonyine rero aho niho turi buje gusoma reka ntangire some mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10 hanyuma ubundi arajudura kudufasha gusoma ahakurikira mu bami ba mbere no mu Bagalatiya araja gusoma aho ngaho narangiza tuganira ijambo ry'Imana yego dusome mu izina rya Yesu Efeso 6 no ku 10 haravuga gutya ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso mu mubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera umunsi mubi kandi murangije byose
mubashe guhagarara mudatsinzwe Imana ishimwe. Amen. aho ubundi nadufashe gusoma hano mu Bami ba mbere 20 no ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Asante. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati mubwire muti ucambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwambura umwambaro atabarutse. Amen. Amen. Abagalatiya 5:17. Abagalatiya 5:17 haravuze ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Amen. 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 Murakoze cyane mubyeyi uvuye gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Rero ibiganiro byacu naho ngaho, aho niho twatekereje kuko ariho tugomba kuganira. Aya magambo yose tuvuye gusoma yahaye umutwe uvuga gutya ngo cyangwa se teme ivuga ngo turacari ku rugamba, twe kwambura imyambaro y'urugamba. Yego. Turacari ku rugamba rurakomeje, ntidukwiye kwambura imyambaro y'urugamba. uwo ni wo mutwe nahaye aya masomo yacu tuvuye gusoma. nubwo tutogenda tuvuga byose nk'uko twabisomye, ariko utegereye muri iri somo ni urugamba ruhari, ni urugamba rugikomeje. Yego. urugamba turarwumva icyo ari cyo. nta muntu n'umwana mutoya azi ngo ubu ngubu turi mu rugamba. ubajije nk'abantu bari mu minembwe bose nta mwana utamenya ko bari ku rugamba. ahantu hose urumva aricyo kiganiro kiganirwa mu rugamba. urugamba tuvuze ni izo ntambara, dushobora kuzita intambara, dushobora kuzita kurwana. Yego. mu rugamba nibwo turimo. urugamba icyo ari cyo, urugamba ruza ruba hagati y'abantu batumvikanye. Yakobo we niko yanditse aravuga ngo se intambara muza mugira ziza ziva hehe? Somye ku bice by'igitabo cya Yakobo, ese intambara mugira ziza ziva hehe? Yego. arasubiza wenyine hepfo aravuga ngo intambara ziza ziva mu byo mutekereza bibi. ibyo dutekereza bibi naho niho hazava intambara. ibyo abantu barimo iyo abantu banyuranyije hagomba kuva urugamba, hagomba kuva intambara. kuko mutagize ibyo mwumvikanamo, umwe akavuga ngo iki ni kukiba, undi akavuga ati oya si ukukiba. mubona urugamba abantu babiri barwana, bashobora kurwana bazizanya kutumvikana kuko mu mvugo zabo batumvikanye. mushobora kubona amoko asubiranamo nk'uko bimeze hano muri kino gihugu cyacu, kuko abantu batumvikanye. imyumvire igatandukana bigatera intambara, naho niho intambara ziva. kandi mu ntambara iyo ibaye haba hari uzanesha n'uzaneshwa. Yego. uzaneshwa aba afite byenda uwaba yamurushije imbaraga. uzanesha nawe aba yarushije uwaba imbaraga.
yego twashobora gutanga urugero umuntu yaba akurushije imbaraga ariko waba ufite tuvuge nk'inkota ukaza mukaja kurwana akabona iyo ari uzi ufite inkota ahita ahunga akavuga iriya nkota nayinjumita ndahagwa yego ariko iyo adafite inkota yamusingira akamushobora igituma azanesha iwabo nuko aba afite ico yitwajije gituma anesha urya abantu yego yego iyo ushije iwanyu ibikoresho ushobora kumurwanya ukamunesha kandi iyo ubujira ku rugamba uteguza urugamba ubanza guteguza mwese tuzakura ibikoresho hehe nihe tuzakura imyambaro ya gisirikare yego nihe tuzakura ibikoresho bya gisirikare nihe tuzakura ubufasha bundi ibiryo n'ibindi bateguza ibintu byinshi bateguza intambara yego ukabiteguza umaze kubona ufite bazariyeri ndetse n'aho muhungira mu gihe byokunanira utabishobora wahungira hehe ibyo ukabiteguza bakabiteguza bamara kubiteguza bakabona gutangira urugamba kuko bamaze kwitegura ubanza ukasura kwiga akavuga ngo se uriya duhanganye ameze ate ukamenya ibikoresho afite ukamenya imbaraga ziwe ukamenya aho ashingiye ubushobozi bwiwe yego ukabyitegura bamara kubyitegura bamara kumenya uko waba ameze adversary wiwe ameze nawe agashaka uburyo nawe yabona ibindi bikoresho biruta ibya bindi uwaho yari afite iyo tuvuze ni intambara z'abantu yego izo ni intambara z'umubiri uyu mwanya twebwe ico tugiye kuganira si izo ntambara z'umubiri turavuga intambara twebwe abakristu tugenda duhura nazo n'urugezi rwo kusha mu ijuru yego yego nizo tuganira urugamba turimo rwo kurwana n'ibyaha uru rugezi rwo kuja mu ijuru aha tuvuye gusoma Pawulo yabwiye abakorinto abefeso nasanzemo yarababwiye amagambo agera kuri 5 ubisomye neza witegereje byenda ubundi yosoma agakuramo menshi ariko ayo natahuyemo nasanzemo amagambo 5 ni nayo magambo 5 turi burije kuganira yego ijambo rya mbere yarababwiye ko bakiri mu rugamba urugamba rutararangira arabamenyesha ati turacari mu rugamba yego nukuri icya kabiri yababwiye ngo kugira uwo bisunga uwo babonamo imbaraga ushobora kuzabafasha icya gatatu yababwiye uwo bahanganye n'ubushobozi bwe afite yego icya kane ababwiye ibyo bakwiriye kwambara no kwitwaza kugira ngo bazoneshe urugamba icya gatanu natekereje ni amasengesho yo mu buryo bw'umwuka ni ibyo ko ari 5 nibyo tuganira niyo magambo natahuye muri aya magambo Pawulo yandikiye abaefeso nayo niyo magambo turi buganire Pawulo yabwiye abaefeso yego ijambo rya mbere yarababwiye ngo turacari mu rugamba
turashari urugamba yego urugamba ntirurarangira arababwira ati ntimugiraga ngo byarangiye ntimugire ngo kurwana n'ibyaha birarangiriye ahangaha yarababwiye yaratangiye abandikira ababwira imigisha Imana yaduhaye niko handitse ngo Imana ngo yafashe imigisha yose imigisha yose yo mu buryo bwo mu ijuru imigisha yose irayifata ngo iyibumbira muri Kristo Yesu niko abaririmbyi ndetse baza banaririmba ifata imigisha yose yo mu buryo bwo mu ijuru iyibumbira muri Yesu ngo izana Yesu iramuduheza amen amen iryo ni ijambo rya mbere yababwiye yego ababwira imigisha Imana yashize muri Yesu Kristo kuko ariyo migisha idufasha ababwira uburyo twari tubaho tutagira Imana twari tubaho tutagira izina twari abanyamahanga z'amasezerano y'Imana yababwiye amagambo menshi ndetse mwumva hamwe hari hamwe umugore umwe yamubwiye ngo amukirize umwana avuga ngo anzureke sinogira ibyo kurya by'abana ngo mbiheze imbwa nukuri twabagaho tutagira izina twabagaho tudahabwa agaciro yego ariko Yesu yaje kuduheza agaciro Imana ishimwe Imana himbazwe arabwira ibyo mbanire yo mu ngo ibyo arabibabwira nabyo ni byinshi yababwiye ntitugenda mu magambo yose yababwiye ibyo byose yababwiye byakozwe ntibzabashe gukuraho urugamba rwo kurwana n'icyaha timuvuga ngo ubwo Yesu yakoze ibyo ngibyo ngo birahagije akuriya twumva abanyabuntu bavuga ngo birahagije byarangiye Yesu yarababwiye ngo ibisigaye Yesu niko yababwiye ngo ibisigaye noneho yego Imana ihimbazwe amen amen ibisigaye arababwira ngo ibyo byaratambutse yego yarababwira ngo ibisigaye ngo mugende mukomerere ku mwami Imana ishimwe mukomerere mu mwami muri uwo mwami niho haba imbaraga n'ubushobozi bwinshi iryo jambo rya kabiri yababwiye irya mbere twaryumvise kuko ari uko tukiri mu rugamba harababwira ngo mugende mukomerere mu mwami n'iryo jambo rya kabiri yababwiye Imana ishimwe mukomerere mu mwami no mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi yego mu mwami Imana muri Yesu Kristo niho haba imbaraga n'ubushobozi bwinshi mwumve hano turavuze ngo agira ubushobozi bwinshi ariko uriya wo hepfo we turaja kumva ubushobozi bw'ibaho buhekera uno uravuze ngo bwinshi musurinye ahantu bavuga ngo bwinshi afite ubushobozi bwinshi uwo nguwo mukwiriye kwisunga uwo mukwiriye gukomereramo yego hakurya twavuze ngo umuntu uje guteguza intambara azagira igihugu azohahiramo azagira igihugu azoshakamo ibikoresho azagira igihugu byenda yovuga ngo nibikomera ndahungira muri uriya yego twebwe ubuhungiro bwacu naho dukomerera ni muri Yesu Kristo Imana ishimwe arababwira ngo aho muzokomerera ni muri Yesu Kristo nta handi yemwe ba Kristo turi mu rugamba turi ku rugamba batweretse aho dukunda gukomerera Paulo yarabarangiye abwira aba Efeso ati dore mbarangire yemwe timukibagirwa muzokomerera ni muri Yesu Kristo Imana ishimwe Imana ihimbaza niho hari ubushobozi bwinshi ubwo bushobozi nibwo buzotuma mugira imbaraga yego muri ubushobozi bwiwe niho hari imbaraga zizazimira izindi mbaraga abandi nubwo bogira ubushobozi ariko ibindi bigira ubushobozi butari bwinshi yego ubushobozi bw'igiheka
ariko ubushobozi bwo mu mwami Yesu ni ubushobozi bwinshi buzabunesha ubundi bushobozi bwose. Imana ihimbazwe. arongera arababwira ati mureke yemwe mubabwire uwo murwana nawe uko ameze. uwo murwana nawe ntimugire ngo waroroshe, ntimumufate ngo ni ikintu gusa coroshe nk'ubwo vuze ngo hari ufite ubushobozi bwinshi, nawe afite ubushobozi bukomeye, ariko ubushobozi bwiwe si bwinshi kubwo bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. ababwira ngo uwo tuzaturwana nawe nizo turwana nabyo ntibigira amaraso, ntibigire n'umubiri. naratangaye, umuntu yorwana ariko ntiworwana n'ikintu kidafatika. Ni ukuri. worwana n'ikintu kitagira amaraso, aho ukarwana n'ikintu kidafite umubiri. isho murumva ari ikintu gihari wovuga ngo kurarwana naco. Ni ukuri. Mwana we. kigira amaraso, kigira umubiri, n'ubundi kiba kikiboneka. Yego. ubu nico tuzaturwana naco. abakristo ibyo turwana nabyo ni ibitaboneka. si intambara z'umubiri ngo uvuge ngo dore baturutse hariya, baturutse Uvira, reka mbungire kuri Goma cyangwa se mpungire za Uganda. Yego. si intambara bene izo nizo nguramenya ngo biturutse hariya mpungire hariya. Ni ukuri. ico kintu ubu nico tuzaturwana naco. ngo ni abatware bagira ngo ubushobozi. naratekereje, nasomye ahantu bamwe baravuga ngo ni imyambi bazaturasa, ngo ni imyambi yaka umuriro. Yego, ni ukuri. imyambi yaka umuriro. iyo satani akurasha umwambi waka umuriro, nishagiye muzavuga ngo biracitse, none biragenda gute? ejo bundi mwene data agatembereza yatubwiye umudamu wari warasigaye iriya ruguru, apfakara afite utwana tubiri. hanyuma abantu baravuga ati nagende nasubire mu rugo, nasubire iwabo asige babana. ubundi mwumva ko ari umwambi kera waka umuriro ukomeye. bati subiragayo mama, byarangiye, genda. uwo ni umwambi satani azarasa abantu waka umuriro. Yego. yanze yicaye bataho nanone urabyara. uwo kubandi waseruka bundi mwambi waka umuriro. Ni ukuri. imyambi satani azaturasa ni imyambi ngo yaka umuriro. tuvuze iby'uwo nguwo umwe, ariko hariho benshi bafite imyambi ikomeye cyane. buri muntu turi benshi, buri muntu wese agira ikimurwaye. Yego. Yego, ni ukuri. n'umutwaro umwe dutanze mwene data yavuze, niwe ntangiyeho mvuga, nawe ufite ibindi wovuga n'undi afite ibindi yovuga. ibyo satani agenda turasa. urumva agira ubushobozi. ni abategeka isi y'umwijima. Yego. Yego, ni ukuri. ubwo yari akagenda aranga uwo turwana nawe uko ameze. aho rero akagenda amurangira Abaefeso, uwo murwana nawe ntimugirega ngo waroroshe. yagira imbaraga n'ubushobozi bwinshi, ubushobozi gusa bitari bwinshi. Yego. ategeka iyi si y'umwijima. ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ikorera mu bisi. uwo turwana nawe ntiyoroshe. Ni ukuri. mutekereze ngo agerageza isi yose, amakontina yose uko angana, cyangwa se imigabane y'isi yose uko ingana, aho ngaho satani gusa arahakorera. mu isi yose ni muri environnement ziwe. Yego, ni ukuri. mwibuke agerageza satani, wa munsi satani
yageze imbere y'Imana bose ngo Imana amaze se wabonye umukiranutsi wanje Yobu amubwira ati ndabonye ubwo nagendaga nzerera mu isi akwiriye isi yose ntazagira uwo atinya habe n'umwana w'Imana yaramugerageje kandi ari umwana w'Imana nukuri rwose imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ikorera ahantu hose ntizitinya abakristo ntiyatinya abami oya ntatinya abakomeye ntatinya abanyamasengesho urwo ni urugamba yiyemeje kurwana n'Imana azahangana n'Imana yego Satani ahangana n'Imana abicishije muri twebwe abantu Imana yazizanye agakiza Yesu agashaka Satani agashaka kutwambura aka gakiza twahawe agashaka kudukura muri wa murongo Yesu yadusizemo yego ngumva uwo nguwo yavuze ukuntu ameze ukuntu akoze nubwo ateye ubwoba gutyo ariko hari imbaraga zazimira izindi mbaraga Imana ishimwe amena muri Yesu Kristo hariho imbaraga zizazimira izo mbaraga izindi zose numva ko biteye ubwoba izo ngibyo guhangana n'ibyo utabona guhangana n'ibyo utarangiza yego nukuri ibyo byose ngo uhangane nabyo ariko muri Yesu Kristo uwo twisunze iyo dukomere muri Yesu Kristo niwe ugira imbaraga zizazimira izindi mbaraga Imana ishimwe Imana himbazwe imbaraga zizazimira izindi mbaraga haleluya haleluya nubwo ngo afite ubushobozi ariko Yesu niwe ugira imbaraga zizazimira izindi mbaraga yego yego niwe ufite ubushobozi bwinshi niko twavuze ngo musuri y'ahandi ngo bwinshi agira ubushobozi bwinshi agira imbaraga zizazimira izindi mbaraga Imana ishimwe nibuke ya nkoni ya Mose ya nkoni ya Mose yakoresheje imbere ya Farawo n'ejo hari uwo bikozeho uriya mwene data akagabika usomye ijambo ry'Imana ni nkaho twakora dutegurira hamwe yego yavuze hejuru y'inkoni ya Mose uburyo yamize izindi nkoni z'abakorikori n'abapfumu ba Farawo bakoze yakoresheje inkoni ayikozeho ihindutse inzoka b'abapfumu nabo bakoresha izindi nazo zihinduka inzoka nukuri ariko igitangaza batabashije gukora ni ukugira ngo inkoni zabo zimire ya nkoni ya Mose Imana ishimwe Imana inkoni ya himbazwe Mose irafashe za nkoni zindi zose irazimira za nzoka zindi zose irazimira nukuri byerekana ko muri Yesu Kristo harimo imbaraga zifite ubushobozi bwinshi imbaraga zazimira izindi mbaraga Imana ishimwe Imana himbazwe Imana cyane amena amena abakristo tugira bazariyeri yacu iyo dukomereye muri Yesu Kristo iyo twamaze gushinga imizi yacu mu Mana iyo twamaze kwisunga Imana yego habamo imbaraga ziruta izindi mbaraga zose bazariyeri yacu tuza tugenda tugakoramo intwaro imwe gusa ikanesha nuko tumaze iyo twisunze Yesu iyo twegereye Yesu iyo twabaye muri Yesu nta conanirana nta kinanira Imana yego nukuri ijambo rya kane yababwiye imyambaro bagomba kwambara baja mu rugamba ndetse n'ibikoresho bagomba gukoresha baja mu rugamba
n'akarukamaro kabera ku 18 yego wosanga ibikoresho yaranze Paulo yaranze yereka ba Efeso ababwira ibikoresho bazakoresha n'imyambaro bazambara kugira ngo babashe kunesha urwo rugamba yego yarababwiye mu ishambere ngo muzogira ukuri yemwe bakristo nta kindi cyotuma tunesha urugamba rw'ibyaha gukoresha ukuri manishimwe ukuri akugereranya ngo n'umukaba w'abaroma b'abaroma bambaraga imikaba nibo yarebeyeho bambaraga umukabi wambaye umwenda ukwegera yego butuma umwenda ufata ndetse kuri uwo mukaba bazasanga bahashira uza muhareba n'abasirikare ugasanga bashizeho amapisto n'imbugita n'ibindi yego iyo ufite umukaba ushiraho ibyo byose ariko udafite umukaba ibyo ngibyo tubona naho bishira ariko iyo ufite umukaba ibyo byose ubishiraho kandi ntibyashobora gutibuka ngo bihave ubona abasore b'ubu ngubu aho kwambara amahuzu bayashizemo imikaba ugasanga bakuyemo imikaba ugasanga ihuzu kiragenda igarurwa n'amaguru ubona umufano mubi umufano utari mwiza umukristo ntagomba kwitwara bene kuri umukristo agomba kwitwara ku ijambo ry'Imana tukambara nk'umusirikare turi abasirikare ba Kristo yego nuko tugomba kwambara nk'abakristo imyambarire y'umuntu itera isoni ariko tugomba kwambara abakristo umukristo agomba kuzatandukana n'abandi yibutse umukristo ageze mu isoko ry'imburamumaro yego baramubwiye ngo abandi bahaye bagura muri iryo soko ry'imburamumaro batese wowe kutagura umukristo arareba abona ntaco yogura muri iyo soko ry'imburamumaro manishimwe anihimbaza niki wowe se ibigurwa ko ari byinshi ahangaha ko ntaco wabonye aravuga ngo jewe ico nagura ni ukuri ntako nabonye hano manishimwe manihimbaza yemwe mugire tugire ukuri manihimbazwe nuko yego ikinyoma kirisha uzamwumva Safina umugore bita Safina uriya Ananiya na Safira bakoresheje ikinyoma gituma bapfa nukuri umukristo iyo abuze ukuri abapfuye uwo ni umukristo ubupfuye izo ni inzira zo gupfa umukristo utagira ukuri utagendera mu kuri yego yego bavuga ngo Yesu niwe nzira kandi niwe kuri kandi niwe bugingo mugire yemwe bakristo tuze dushaka ukuri tugendere mu kuri ijambo rya kabiri y'abamenye ico bakwiriye kwambara bavuga ngo bazambare gukiranuka yego yego gukiranuka gukiranuka ngo ni nk'icuma kiza gikingira igituza nuko ni antibale ni icinira amasasi kurasa mu gituza urusasu ntirwokwinjira kuko ufite antibale abakristo antibale yacu tugira ni ugukiranuka manishimwe yobu yahuye n'ibigeragezo byinshi ariko kuko yari umukiranutsi w'Imana yihanganiye bya bintu byose ya myambi yaka umuriro arabyihanganira n'umugore aramubwira ngo se watutse iyo mwana ukipfira iyo baravuga ngo ukiranuka kwanje ndashaka ukomeje manishimwe manihimbaza ukiranuka kwanje ndagukomeje sinzakurekura haleluya haleluya
nzagusinzirana nzakumanukana nzakugerana ikuzimu nzongera kandi kuzukane yego himbazwe Yesu mugire dukomeze gukiranuka abakristo b'Imana yego nukuri mugire bene data dukomeze dukiranuke tuzogeze gukiranuka uzukiranuka uri mu bikomeye uri mu byiza ugakiranuka uri mu yuga kiranuka dukomeze dukiranuke mu bihe byose dukiranukira Imana amen dukiranuke mu ngeso zacu dukiranuke mu mvugo zacu yego dukiranuke mu myifatire yacu n'imigenzereze yacu yose icya gatatu yababwiye bazambare inkweto ngo aribwo butumwa bwiza yego ni ukuri ndabona ahangaha muri iyi nibature yacu ubutumwa bwiza bwarakozwe iri kera uyu ni umwambaro mwambaye ukomeye Imana ishimwe Imana himbazwe ubutumwa bwiza mwari muvuga iri jambo ry'Imana mwari muvuga iri ngiri niyo nza rikomeza abantu uyu ni umwambaro umwe Pawulo yavuze mu myambaro yavuze kuvuga ubutumwa bwiza kuvuga ijambo ry'Imana yego iri ngiri riza ridufasha mu bihe duhuye n'ibigeragezo uko hari abantu benshi muri ubu butumwa muri mu kuvuga buri mu gufasha abantu benshi yego abantu benshi barabwishimiye nicyo gituma uhabona abantu baguma kwiyongera iyo biba ibintu bidashimishije abantu iyo bitaje kuba ibintu bifashije abantu benshi ntibaba barabijemo yego baba barabivuye bakabigaya ubutumwa bwiza muvuga bene data ko buraguma gufasha abantu mukomeze uyu ni umwambaro mwiza mwambaye yego no kuvuga ubutumwa bwiza mukabukwiza mu isi yose Imana ishimwe bongera bababwira ngo mugire kwizera muzokoreshe kwizera iyo niyo ntwaro kandi izituma munesha icyaha ni ukwizera yego nibuke kwizera kwa Aburahamu Aburahamu yizeye Imana bambwira yari yaratinze kubona umwana kuko tuza tuzumva atinda kubona umwana umugore agera mu myaka 90 nawe agera mu myaka 100 atarabona umwana bushe Imana iramubwira ngo tanga umwana wawe gera umujano yo kumutanga yego mwumve ico kintu ukuri umwana yahawe mu busaza umwana yategereje igihe kirekire ukuri umwana yabwiwe ngo niwe uzara uzomukomokamo ruzangana n'inyenyeri zo kw'ijuru ese Imana yarambeshe gituma Imana imbwiye ngo nimutange mwana we na imani inashinda hali zote haleluya inarudia mambo yote Imana ishimwe abakristo mugire tugire kwizera yego twizere Imana ko ivuze izibikora arareba abona umwana abona n'Imana abona kubaha Imana nico jambo rikwiriye ko muragira ngo byari byoroshe bene da byari byoroshe nukuri yigeze abwira umugore iyo aje kubwira umugore barabaye intambara ikomeye umwana arageze mu nzira ati papa umbona inkwi kubona ibitutsi bihari umwana we ntama gutambara hehe Yesu mwana we aramubwira ngo Imana irironkera tugende Imana irironkera Imana ishimwe yaramusaga kenshi mu mutima akenda kumwica haleluya ariko yarakunze Imana aravuga ngo Imana nizeye izanteza n'undi mwana nimba atanabaye n'uyu nguyu nimba atabaye Imana ishobora kunteza mu wundi mwana byenda naribeshe si uyu nguyu ariko Imana yo niyo kwizerwa iyivuze irabikora
Imana himbazwe. imana ni imana itazura ukigira. Aburahamu aramujana umwana yari afite imyaka 17. Yego. umwana w'imyaka 17 yabonaga bagiye kumufata agerageza kwiruka agasikase kuko yaranataje. Ukuri. ariko umwana arasheceka baramuhambira amaboko bamushyira ku gitambo hejuru. Imana himbazwe. birya nibyo wambwiraga nawe kumbe nijoro wari uje gutanga aricecekera yarabuze amagambo yari afite ibitekerezo. Imana ishimwe. araceceka aravuga ngo uko biri kose reka nemere ubushake bwa data. Haleluya, haleluya, haleluya. kwizera bene data n'indi ntwaro izinesha satani. Imana ishimwe. Imana himbazwe. bigeza ku ntambwe ya nyuma Ibrahimu afashe intwaro ngo aje gucumita umwana. Imana iramugoboka. Imana ishimwe. Imana himbazwe. iramugoboka ati Ibrahimu wereka kugira mwana nabi menye yuko nkunda. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Imana ishimwe cyane. Bakristo mugire tugire kwizera. Asante. Kwizera kuza kurenza ibibazo. tubaye tugire kwizera kurenza ibibazo. Imana ishimwe. ababwira ngo iyi ni ntwaro bagomba kujana ngo ni agakiza. agakiza kagereranye n'ingofero. Yego. muri iyi nzu yaravuze ngo none natwe dufite iyo nkuge ni agakiza twahawe na Yesu. iyo ufite agakiza, iyo wamaze gukizwa neza neza, ufite ubuhungiro bukomeye, ufite ubwihisho bukomeye, waramaze kwinjira muri Yesu neza neza. ibyago byose aho byoza biturutse bize bigukingira nka ya ngofero zikingira. iyo ngofero ngo baza bambara igihe abaroma yari ingofero y'icuma. Yego. zibakingira urusaku ruturuka rwose ntirwo bari kumwe na ya ngofero. iyo twamaze kuba mu gakiza ntaho satani azabonera uduturuka. iyo niyo ntwaro yindi yababwiye ngo bazotwara. iyindi ntwaro yababwiye ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana himbazwe. ijambo ry'Imana rigereranyijwe n'inkota iriduhaye tuvuga. iyo umuntu yamaze kurya ijambo ry'Imana, iyo umuntu yamaze kubikira ijambo ry'Imana mu nda yiwe, nako n'umwanditsi yavuze ngo ijambo ryawe Mana naribikiye mu nda yanjye kugira ngo ejo ntazagucumura. Imana ishimwe. umaze kubika ijambo ry'Imana akaribikira muri we, iyo ni intwaro ikomeye aba afite. igereranijwe n'inkota. ubundi muntu atokwegera ufite inkota nka kwa kundi twabivuze. iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe ryaramaze kubarikamo, ryaramaze kubamo, riza rigufasha no mu gihe cyangirende, mu gihe cy'ibigeragezo. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Yesu wa munsi yari hariya mu butayu ahangirwa na satani. icatumye anesha ni ijambo ry'Imana yakoresheje. Yego. Yego. yakoresheje ijambo ry'Imana avuga ati biranditswe. bamubwira ijambo bavuga ngo riranditse. ni ijambo ry'Imana yakoresheje. Yego. Imana ishimwe. ikindi yabarangiye turavuga amagambo Pawulo yababwiye kugira ngo bazoneshe urugamba rw'ibyaha. yababwiye intwaro yindi ngo ni amasengesho. amasengesho aya muri mu gukora. Yego. yeme amasengesho muzokomeze musenge. gusenga kuza kuzamuka kugakingura ijuru. Imana ishimwe. kagera ku Mana. nibuke benshi basenze kubera gusenga kwabo. Imana irabumva kandi bakingira ibyo bari bagiye guhura nabyo. Amena. kuko umwanya wagiye ntituguma kuvuga byenda ngo tuvuge ngo abanaka barasenze bitwaye umwanya. reka tubirekere aho amasengesho yarafashe nk'amabombe abari mu gukoresha. niyo ntwaro ya nyuma yababwiye ngo muzokoresha amasengesho.
aya masengesho muri mu gusenga bene data mwafashe mukaza musenga buri munsi. Aya masengesho ni nka bombe, nka za bindi za drone, nka za zindi turimo kumva ngo za misile. Misile yacu y'abakristo iyo dukoresha mu rugamba na masengesho. Amen. Ico nico twarangiwe cyo kuvuga ngo tuze dukoresha ngiye duhuye n'ikibazo. Yego. Ndabizi neza kuko iri iwacu ibibazo bihabera ari amasengesho mwafa mu gusenga ni za misile muhagumayo. Manishimwe. Manihimbaza. Abiga imana bakagira bazariyeri yabo ikaba imana. Bagakoresha ziriya ntwaro zose bamara bagasenga. Imana itabura kuyumva. Manishimwe. Manihimbaza. Bene data bacana mu rugamba rwo kurwana n'ibyaha. Yego. Basomye umugambi ba mbere isha 20:11. Hamuze ngo ucambara umwambaro w'intambara. Ngo atabare. Ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Abafaransa bavuga ngo on ne chante pas la victoire avant la guerre. Yego. Tuwo kwishima ukirata ugatangira kwirata utaraja mu rugamba. Ugihaye ugenda mu rugamba uvuge ngo urugamba narutsinze. Cyangwa uvuge ngo urugamba ndarutsinda utaratabaruka. Uwatabarutse we agomba kwishima kuko arukuyemo. Yego. Twebwe abakristo urugamba turasharufite rwo kurwana n'ibyaha. Nukuri. Urwo rugamba ruzarangira umunsi Yesu azagaruka. Ntaho turagera atanitageze imyambi. Dukomere duhagarare kuri uru rugamba rwo gusenga bene data. Mwahagaze musenga mukomeze musenge. Mukomeze mube ku mavi. Manishimwe. Urugamba rugikomeje ntirurahagarara. Babonye ejo bundi hariya ziriya ngabo zari mu mirembwe zose zihunga. Urugamba rwagiye. Nubwo bagiye urugamba rwarangiye none rwarakomeje. Yego nukuri. Kwishima tukavuga ngo birarangiye. Ariko ntibyabujije abapfa gupfa nyuma n'ubu rugamba rurashakomeje n'uno munsi rurahari. Yego. Yego nukuri. Bene data mugire dukomere ku rugamba turashaka ku rugamba rwo kurwana n'ibyaha. Ariko uru rugamba ruzarangira rugira iherezo. Satani wa munsi ananiwe kunesha Yesu aravuga ngo amutega mu kindi gihe amutegera cagiye mu gashamba ka Getsemani yaramuteze. Urugamba rurashakomeje ntirurarangira dukomeze tube ku mavi. Yego nukuri. Twe kwirata twe kwiyara tuvuge ngo buri abana bacu barenze iriya ngo tuvuge ngo zakomeye ibintu bigenze neza urugamba rurashahari. Cyane. Ababyeyi basenze babisenge bene data mwagize neza Imana Yesu umugisha. Asante. Mukomere mube ku mavi urugamba rurashariho. Yego. Urugamba ruzarangira ngo tugume mu ntambara. Paulo yandikiye abagalatiya ababwira urugamba twebwe abakristo tugira ari urw'indani muri twebwe twenyine. Umuntu umwe muri wowe wenyine hari mu rugamba. Yego. Yego. Kamere avuga ibyo kamere izirarikira ari bya bintu umwuka bayaka. Umwuka nawo ukifuza bya bindi kamere izayanga. Yego. Ibyo bintu bibiri biratandukanye. Nta muntu utagira kamere. Yego. Kamere umuntu wese agira kamere muri we. Twamaze kuba abakristo tugira umwuka w'Imana uba muri twebwe dukorera muri twebwe. Ibyo bintu birahanganye hagati muri twebwe. Nukuri. Kimwe kiza kigoma ikindi kigakura. Kimwe kizavuga ngo vuga gutya ikindi ngo yayifite.
urwo ni rwo rugamba abakirisitu dufite. yego uzi yuko ntekereza afite urw'iyo rugamba yarwana narwo cyane ni ukuri naje uhavuga mfite ibyanje mbaye mpangana nabyo. yego yego ni ukuri n'ahantu hose buri muntu wese afite iciwe kigeragezo. yego yego muri wowe wenyine ufite ibyawe bigeragezo byawe birwana muri wowe. Satani zishaka ngo ikore iby'umubiri ukunda, umwuka nawe ugakenera gukora iby'Imana ikunda. yego ni ukuri ibyo bintu bigahangana mu muntu bigahatanira mu muntu. Ibyo bintu kugira ngo tubineshe ni ukuba twambaye izi ntwaro zose. Imana ishimwe Imana ihimbaze biriya ntwaro ukagiye kuvuga ukaba uzifite zose ukaba wegamiye kuri Yesu ukaba wagize bazariyeri yawe ukayigira Yesu, urwo rugamba uzarutsinda. yego ariko kwegamira Yesu urugamba uzarutsindwa. ni ukuri bene data icyo dusabwe ni ukwegamira Yesu. Imana ishimwe kugira Yesu tukamugira uwa mbere mu buzima bwacu. ibibazo tugenda duhura nabyo tugashira Yesu imbere, dukomerere muri we. Imana ishimwe ijambo ryatubwiye ngo dukomerere muri we, ngo niwe ufite imbaraga n'ubushobozi bwinshi. uwo niwe ugira imbaraga zizazimira izindi mbaraga. yego biriya biturwanya biri imbere tudashoboye niwe uzubitubashishamo. umuririmbyi yaravuze ngo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Mungu uwashe moto. amen amen. yemwe bene data mugire twiringira Imana, mugire duhanga Imana amaso, yego mugire dusenge, dusengere mu kuri no mu mwuka niko ijambo ryatubwiye. Imana ishimwe niba usengera mu kuri no mu mwuka tugafata ijambo ry'Imana twaza turisoma tugakiranuka tukagira ukuri, ibyo byose nibigwirira muri twebwe urugamba tuzarutsinda. Imana ishimwe Imana ariko ihimbaze tutarya ijambo ry'Imana ngo turihage turigumane turigendane mu buzima bwacu tuzatsinda. yego tumwe twamamaza ubutumwa bwiza bufite abo buzokiza. turimo kumva abana bacu b'abasirikare benshi ukazugira ngo none ntibamenye Imana, ariko hazaba ukomereka yamara gukomereka ati amara kubona ko arembye akavuga ati yemwe mumbabarire nakoze ibibi. ijambo ry'Imana ngo ryaje mu isi, niko umwanditsi yavuze ngo ryaje mu isi ntirizagenda ubusa, ntirizabura ico rifata, ntirizabura ico rijana. yego ni ukuri rifite imiyabo rizanyaga rikayikura kwa Satani. uramunsi ni ukuri bene data dukomere turacyari mu rugamba, dukomeze gusenga, Imana ihimbaze dukomeze twisunge Yesu. ibisigaye urugamba si urwacu ni urw'Imana. Yesu aduheze umugisha, Yesu adukomeze, Yesu atwambike imbaraga. Amen.